al-Maimuni rahimahullah wabita al-Maimuni yaravuze ngo ma ra'aytu ahada sini izambano umuntu numwe anzafa thawban wabaga wambaye imyambaro isa neza cyane isukuye cyane. Bavandimwe twarangije kubona ko Imam Ahmad yari zahid, yari yarateye umugongo, ariko kuba umuntu ari zahid yarateye umugongo ntaga kubavuga kwambara imyambaro iri mutasikhan yani sanabi la, nkuko turibuze kubireba imbere. Kuba umuntu ari zahid yarateye umugongo ntaga bivuze kwambara imyambaro isa nabi. Muislamu agomba kwambara ikanzu nziza iteye neza, waba ufite amafaranga ukagenda mu modoka nziza, ugatura mu nzu nziza, ibingi byose biremewe. Al-muhimu nubone kisi uyishira mu mutima wawe wibagirwe iki akhira. Batubwira ko Imam Ahmad rahimahullah yambaraga imyambaro isa neza cyane, wala ashadda ta'ahudan li nafsihi. Al-Maimun aravuga ngo nta n'umuntu nigize mbona wiyitaho nka Imam Ahmad rahimahullah, yaba ari ku misatsi ye y'umutwe we wa sha'ri badani, yaba ari ku misatsi y'umubiri we, wala anqa thawban, nta n'umuntu wambaraga imyambaro isa neza isukuye, wala ashadda bayadan min Ahmad, wambaye n'imyambaro my'umweru cyane kuruta Imam Ahmad rahimahullah. Bavandimwe ibi ngibi byaje muri sura zirimo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umuntu agomba kwambara kaberwa akisiga ibihumura, niyo mpamvu byaje muri hadithi ya Anas aravuga ngo ma shamamtu ambaran qattu. Iyambar batubwira yuko biri mu bwoko bwaki bw'ibi ngibi bihumura imwe Imana yisigaga. Anas aratubwira ngo sinigize numva umuhumuro wala miskan, ndetse na miski, wala shay'an, niki ari cyo cyose atyaba min rih rasulillah, gihumura kuruta umuhumuro wandi bintu Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niyo mpamvu bavandimwe uramutse ufite ubushobozi ni muri sunna kugura akantu gahumura mashallah, parfait, amarashi, ukisiga ukaza mu musiki tugize gute ufite umuhumuro mwiza. Ariko abagabo benshi barabiretse byaje ku gitsina gore.